ayiwe Yesu ashaka nk'abo bameze nkanjye. Narinzi kubyinira icupa, nimbabwira ngo narinzi kubyinira icupa wumve ko narinzi kuribyinira kuko narindushye. Haleluya. Narakira Kristo Yesu ndi umusore w'imyaka 17, 18 narinzi kubyinira icupa. Yewe narinzi no guhogosa. Najyaga njya mu kabari, najya mu kabari namara kurinywa nkabaririmbira nkavuga ati simbuka ufata igikombe, wibuka uwaruteye, wibuka uwarukaragiye, wibuka uwaruhogeye, wibuka ko hari ikinwa cyamuriye, hari ivubi ryamuriye ari kurukaragira, hari ivubi ryamuriye ari kuruhogorora, hari ivubi ryamuriye yewe inzuki zaramuriye ari kwenga. Nkabikora bindirimbo nanze kuzikora maze nkajya nkabyina ngo simbuka fata igikombe ugisoma ushira inyota, wibuke uwaruteye n'uwarukaragiye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 umurongo duhereye ku wa 28. Aranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Njyewe uri hano, mazina yanjye nitwa Evangelist Turacyari Ab'Umukiza Innocent. Nifuje ko tuganira ku ijambo ryitwa kuruhurwa na Kristo. Nkuko tubisomye, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu mwiza cyane nkunda. Nkuko tubisomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 11 murongo wa 28. N'amagambo Yesu ubwe ku giti cye yavuze, ntabwo ari amagambo yavuzwe n'undi muntu uwo ari we wese, si n'amagambo abandi bavuze keretse Kristo wenyine. Yesu aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, nimuze mwemere kuba abagaragu banjye, nimuze mwemere kwiga, munyigireho kuko kunkorera bitagoye n'umutwaro wanjye utaruhije. Haleluya. Yesu avuga aya magambo yari afite abo yabwiraga ngo bamukurikiye ari benshi, ariko bamukurikira nyamara batari baruhuka, bari bafite ibibazo muri bo byari bibaremereye, kuko abamukurikiraga bose ntabwo ari uko bari bamwizeye. Benshi bagenzwaga no kureba ibitangaza bya Kristo, abandi nabo bakagenda no bakajyanwa no kurya imitsima yabaga yakoze, abandi bakajyanwa no kumva bashaka kuruhurwa na Kristo. Abandi bari biringiye ko Kristo uje azaza kwima ingoma y'Abisiraheli, yamara kwima ingoma y'Abisiraheli, Abisiraheli ntibari bagitegekwa n'umwami cyangwa n'umuyobozi uwo ari we wese, ahubwo bategere Kristo ari ubayobora. Nk'uko Yesaya yari yarahanuye aravuga ngo ingoma ye izaba ingoma y'amahoro. Haleluya. Ingoma ya Kristo izaba ingoma y'amahoro, ingoma y'umwami wacu Yesu izaba ingoma y'amahoro. Hari igihe abantu bicara
bakaba bazi ko indushyi ari abakene cyangwa indushyi ari abantu badafite. Ariko uburushyi bwa mbere ni ukudatunga Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ubwo nibwo burushyi bukomeye cyane. Hari abicara kumva ko nimba afite ibyo kurya, afite ibyo kunywa, arya akanywa agahaga, nta burushyi bundi afite. Ariko nyamara iyo umugenzuye cyangwa nawe iyo yiyiniriye asanga ari indushyi nubwo atabyatura. Yesu rero abitegereza bose, abari bamuri inyuma arabareba, maze kubareba abona bararushye, abona bararemerewe, kuko bamwe bamukurikiraga bibaza ati se uyu mugabo dukurikira azatugeza kuki? Uyu mugabo twakurikiye azatumarira iki? Uyu mugabo twakurikiye ko twamukurikiye twizeye ko nagera ku butegetsi azaduha ibikingi tugategeka. Bamwe niko bamukurikiye biringiye, kuko bari barasomye bumva ko hazaza umwami uzategeka kandi ubwami bwe buzaba ubw'amahoro, ku ngoma ye azaba ari amahoro. Babonye Kristo azavuga ngo ninjye mwami, bamukurikira bafite inyungu bari bashaka. Bavuga ngo ejo nitugera ku bwami, Yesu namara kwima iyi ngoma, Yesu namara kwima ubu bwami, hatakiriho ibi n'ibi, hatakiriho ibi n'ibi, twebwe tuzagenda duhabwa intebe. Bamwe batangira kwipanga bavuga ati tuzaba abaminisitiri, abandi tuzaba abanaba, bagenda bitegura. Ariko ntibari bamenye umugambi wa Kristo Yesu. Haleluya! Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku iri jambo ryitwa kuruhurwa n'umwami, kuruhurwa na Yesu Kristo. Arabitegereza, amaze kubitegereza ngo mwese, haleluya, mwese niyarobanura, ahera ku ntumwa ze, ahera ku bigishwa be, arahamagara ngo mwese nimuze. Haleluya! Mwese nimuze, mwese nimuze, nimuze mwemere. Haleluya! Nimuze mwemere, mwemere kuba abigishwa banjye. Niko ijambo ryatubwiye, niko ijambo ryatubwiye, mwemere kuba abigishwa banjye, munyigireho. Ubundi umuntu nta handi yakwigira keretse kuri mwarimu mwigisha. Mwese mwemere kuba abigishwa banjye, munyigireho. Ikibazo kiriho mw'iki gihe, abantu ntibagikeneye kwigira kuri Kristo Yesu, abantu bari kwigira ku bindi. Abantu bakabona inosa ngenda bagashaka kunyigiraho, nyamara bakirengagiza ko ari Kristo wo kwigirwaho. Haleluya! Yesu arabitegereza, arabitegereza. Abana hari abari baje bakurikiye Petero Zelote, bari bamwiringiye ko yari umurwanyi, kuko ngo yagendanaga inkota. Yewe yari muri bamwe bari barigometse ku butegetsi bwa Isiraheli. Niho Yesu yamusanze, aramuhamagara ati nkurikira. Ariko Yesu ashaka ko ari twigiraho. Haleluya! Agiye kubabwira ati, nkuko twasomye ijambo ry'Imana ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Haleluya! Mwese abarushye n'abaremerewe. Yari amaze kubona ko kuremerwa bafite no kuruha bafite kutari ukugenda bikoreye imitwaro. Arebye mu mitima yabo abona harimo imitwaro myinshi, arebye muri babona bararushye. Haleluya! Hari igihe nigeze kubaho n'indushyi, hari igihe nabayeho n'indushyi. Ndabyibuka mu mabyiruko yanjye nigeze kubaho indushyi, kuko ntari mfite Yesu Kristo. Njyewe nari nzi ko
indushyi ari abo twari duturanye, hari abakecuru najyaga mbona bagendana utubando, abandi bakavuga ngo ni ku barozi, navuga ngo bari abararushye. Bakaba banarebaga bagenda, oh haleluya, nareba nkabona nta miryango bafite, navuga ngo dore indushyi, dore iki yemwe. Ariko nyamara njya kwigenzura asanga ndi indushyi. Nari umusore wari uzi gukorera amafaranga, nahembwaga ibihumbi 10 n'amafaranga 700. Naba nayahembwe nkagura agapantaro, nkagura agakweto, nkakubitamo agasaha, namara kubikubitamo nagenda nkumva ko ari njye musore muri karitsiye. Najya ntembera nkavuga ati dore umusore uraha, ona abantu bandi akavuga turiya mwene Yohana ni umusore. Aho ikarengera ntihari mu gihugu cy'u Rwanda, rwari urugendo rurerure. Mba natese ngikarengera kwa Gasongo w'umupfumu. Ngeze kwa Gasongo aranyitegereza, arebye uburyo naje nambara, avuga ati uyu muntu afite ku mafaranga. Arabanza azana inyoni yari yarumye, aza yifashe nka gutya, arambwira ati inyoni wayibonye? Nitegereje sanga nibwo bwa mbere mbonye inyoni cyangwa mbonye ikintu cyapfuye kirumba. Maze kucyibona arambwira ati dore mwana wanje. Mbikiriza ati karame, iyi nyoni mfite n'utundi. Aragenda azana uruhu rw'imondo, amaze kuruzana azana n'uruhu rw'intare, azana n'uruhu rw'impyisi, azana na ya nyoni, azana n'inzara ntigeze mbonaho kuva navuka. Araza arambwira ati dore ibi ngibi byose rero nibyo biri mu muti waje gushaka. Arambwira tumva, ubu ngubu ngiye kugukorera umuti, nkimara kugukorera ndaguha ubutware n'ubushobozi bw'uko nta muntu uzagutsinda n'umwe mu rubanza uzagira. Ikindi kigeretseho, ndaguha umuti uzatuma urongora umukobwa wo kwa minisitiri. Atari Yesu kurambagirije, se ninde wakurambagiriza? Mbega uburushyi we, mana we. Ndikiriza anje ibihumbi 75 amafaranga nakoreraga amezi 7 n'igice. Arambwira ati urishyura 75. Ndangije amafaranga ndayamuha, afata mu gatuza kanje acamo indasagwe 3. Amaze kuzicamo arambwira ati uhereye none ugize utemwe, uhereye none ntawe uzakuburanya ngo agutsinde. Uhereye none ufite ububasha bwo kuzarongora umukobwa wo kwa minisitiri. Amhereza utwo tuntu, amana utuvuta, arambwira tujye tugendana mu ikofi. Mbega uburushyi we. Arambwira ati umukobwa wese uzifuza ujye ukora mu ikofi, usige mu kiganza, numara gusiga mu kiganza umuhereze, azaza gukurikiye. Nanjye naha nibyo byiringiro by'abapfumu, ariko Kristo ni umwami ibihe byose. Haleluya, Kristo ni umwami ibihe byose. Nanjye nza ndi umusore, nyamara narindushye kuko ntari mfite Kristo Yesu. Ndaza najya ngenda nkumva ndi umusore, kumbi yankizemo abadayimoni. Ariko umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe mpura na Kristo Yesu. Haleluya, umunsi umwe mpura na Kristo Yesu. Maze guhura nawe arambwira ati ngwino mwana wanjye nkuruhure, nawe uri umwe mu rubyaro
rubyaro rwa Aburahamu. Uwo munsi nemera gupfukama baransengera, ndapfukama baransengera. Bamaze kunsengera numva ndaruhutse kuko nari mbonye Kristo. Ndapfukama numva ndabohotse kuko Kristo yari amaze kugera muri njye. Bwa burozi bwose ndajugunya. Barambwira ubu ni uburozi. Mu gihe nagendaga nkumva ndi umusore, anyamara narindushye iruta izindi ndushyi zose. Narinzi kubyinira icupa. Nimbabwira ngo narinzi kubyinira icupa, wumve ko narinzi kuribyinira kuko narindushye. Haleluya. Narakira Kristo Yesu ndi umusore w'imyaka 17, 18, narinzi kubyinira icupa. Yewe narinzi no guhogosa. Najyaga njya mu kabari, najya mu kabari namara kurinywa nkabaririmbira nkabwira ati simbuka ufata igikombe, wibuka uwaruteye, ibuka uwarukaragiye, ibuka uwaruhogeye, wibuka ko hari ikinwa cyamuriye, hari ivubi ryamuriye ari kurukaragira, hari ivubi ryamuriye ari kuruhogorora, hari ivubi ryamuriye yewe inzuki zaramuriye ari kwenga. Nkabikora bindirimbo nanze kuzikora, maze nkajyaho nkabyina ngo simbuka fata igikombe ugisomushira inyota, wibuke uwaruteye n'uwarukaragiye. Ayiwe, Yesu ashaka nk'aba bameze nkanjye ngo baza baruhure. Uyu munsi wa none niba Yesu ashaka. Yesu niwe karuhura. Twemere kuba abigishwa be. Yemwe abarushye n'abaremerewe, nimusange ndabaruhura. Nimuze nimwemere kuba abigishwa banjye, munyigireho kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Kadusenga Imana, kadusenga Imana. Wewe ukurikiranye iri jambo uryumvishe ute? Nimba wumva utsinzwe n'Umwami Imana, pfukama dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, niwe uruhura abarushye, ngwino uruhura abantu bawe kuko bakwiringiye kandi bakwizeye. Tubisabye mu izina rya Yesu wabambwe. Amen.